no mu myaka yagiye ishira twagiye tubona Bugesera wenda itaza muri aya ya mbere ariko at least ntize nanone muzimanuka ngo tugere ku munsi wa 25 abanafite ubwo batari kwibugesera aho ntiyamanuka ibintu nyine byo gutangira gutekereza ko yamanuka bibaye cyane muri iyi sezo ibintu byo kubona ko yasubiye hasi cyane byatewe n'iki rero Gahigi bavuga yuko amikoro akenewe kugira ngo ikipe y'umupira w'amaguru ibashe kumera neza ikompete ku rwego rwo hejuru ari make cyane ugereranyije n'ayandi makipe ahabwa wakabijyanye na Bugesera noneho hakaba ibintu bibiri buriya bigomba kurebwaho icyambere iki kirareba inama njyanama y'akarere ubwo na executive ntuza management y'akarere bwo ni meya n'abandi bakora gatoga Gahigi ntabwo ibintu yanenze muri ibi bijyanye n'amafaranga ari ubuke bw'amafaranga gusa aranavuga ngo nubwo ari make ariko tuyahabwa nabi nibyo nari introduction mvuga nti harimo ibintu bibiri gute wategure kipe itangira sezo mu kwezi kwa 8 ugahabwa amafaranga ya mbere mu kwezi kwa 12 yego waguza abakinnyi gute amezi ya mbere uzahemba gute aho rero ni ibintu ngiye numva ko namushimiye Lorenzana nabigarutseho nibyo ni make kandi nayaza nabi ibyo rero navuze ni inama njyanama y'akarere ka Bugesera nabonye uturere turi no gutanga amabudget bazakoresha mu mwaka kuko uturere dufite ukuntu dusa naho ariko tugena running budget baba bahaye nagiye mbona rwose uturere twinshi usibye two mu mujyi wa Kigali turi muri miliyari 30 na kuzamura okay uturere tuba dufite ibintu byinshi byo gukora ndabyemera ariko ikipe y'umupira w'amaguru akarere ka Bugesera bugatanga ngaye muri Bugesera miliyoni 200 ni make kuko utundi turere twagize no muri miliyoni 300 kandi Bugesera ni kamwe mu turere nakizeye yuko twakabaye dufite ukuntu duteye imbere kuko harimo n'ibikorwa nyine bishobora kubyara amafaranga uko Muhazi habwa 500 buriye ntabwo ari 400 irahira Muhazi ni 500 oya 25 barukanye amafaranga ya Muhazi Yesu habwa miliyoni 500 ntabwo bishoboka president yano natuye kari 400 yatubwiye ko akarere kamwe kamuha 200 ni Kayonza na Rwamagana yatubwiye ko Kayonza mu miliyoni 200 na Rwamagana ikaba miliyoni 200 ariko zandari zimwe kari 500 none kubera ikizi ni 25 bongeyeho 70 bakomaho nanone bakoresha miliyoni 500 ekipe kamanuka noneho bigeranye n'indi yahawe 200 desa gusa urumva amagaju habwa miliyoni 120 yego amagaju 120 na Mukuru ni 5 bahabwa na Kuri so ubwo urumva rero harimo kureba ko ni make ese amikoro bwayo arahagije kuko iyo ujya kuvuga na mikoro arahagije njye ngaruka no ku gice cyo kuvuga ngo akoreshwa ate nacyo ni ikintu cy'ingenzi buriya ibe akoreshwa ate ni ijambo rikomeye cyane ko nanone hari ukuntu baguha make yego Lorenzana nevuze banayaguhaye nabi ariko namwe mugasanga uburyo bwanyu bwo kurokerita n'ibindi namwe mwagiye mujya mu bakinnyi bahenze cyane amafaranga agashira muri rokritoma so birasaba kwa karere kicara kagakora inama bakareba bakanuza ibyo bintu amafaranga tugiye gutanga atunga ikipe nangahe tuzajya tuyatanga neza gute kugira ngo bagirire akamaro nabo tuganire nabo nka management nshya muzayakoresha mute habeho guhuza nyine kugira ngo tubone Bugesera imeze neza kuko ntago Mukuru w'igihugu yashyize stade hariya kugira ngo izajye iberamo atletisme gusa yego stade igice kinini cyane umupira w'amaguru yego rero amakuru muri Bugesera nuko yari ifite abakinnyi benshi basoje amasezerano mwararibonye uko witwa Gakwaya Honari yamaze gusinyira ikipe ya polisi yaragiye ku munsi w'ejo rero Bugesera yongera abakinnyi amasezerano abakinnyi 3 ngira ngo uw'ingenzi cyane bongereye ni Ngendahimana Eric ni umwe mu bakinnyi bamaze gukina imikino myinshi muri champion y'u Rwanda njye mufata nka ba James Milner n'abakinnyi bitwaga ba Gareth Barry bo muri Everton amaze gukina imikino myinshi pe ubwo rero Bugesera yamwongera amasezerano kugeza 2027 banongerera kandi uyu mutaramu witwa Eric umwe bavanye muri Kiyovu kina kuri 3 Eric cyadukunda yego hanyuma kandi banongerera Mucyo Didier Junior nawe azageza muri 2027 bari kuri buryo byibura bagumana bamwe ndetse no banareba niba hari abo bakongeramo ariko nyine urumva byose babategereje amafaranga azava mu karere kugira ngo batangire no gutanga amafaranga ya recruitment ariko namenye ko bagomba kugabanya umubare w'abanyamahanga bakina muri Bugesera ko yifite buri abanyamahanga benshi aguze ko abakinnyi bitwa ba Gerard Ndayogeje umurundi bavanye Mukura ayo muri Bugesera mwiza mumubona muri championa fite abanyamahanga benshi batanakinyi bashaka kubagabanya kugira ngo banagabanye iyo payroll cyangwa se ku mafaranga babatangagaho ubwo Bugesera ejo nari kumwe n'abantu b'Ibugesera bambwira ko baratangira imyitozo mu byumweru bibiri umva iki kiravamo barateganya gutangira imyitozo noneho icyumweru kizakurikira iki ngiki ariko bagomba kubanza kuba nyine bafite n'abakinnyi bazabafasha
okay iyo ni Bugesera rero. Gasogi ho ngo byifashe gute? Gasogi rero yatandukanye n'abakinnyi benshi mu ibanga rikomeye, urumva yatandukanye na Emery Bayisenge, ntabwo akiri umukinnyi wa Gasogi, urumva ibereye muri honeymoon. Yibereye muri honeymoon, yaranarongoye, nabonye Rugaju ruri muri bwa bukwe bwa Emery. Oya ntago nari mpari nagiye mu kazi. Nuko nzi ko ari inshuti yawe cyane. Ni petit frère naramutwerereye, naranamusobanuriye. Nzajya kumusura na madamu yari bava. Emery ndamuruta. Bayimere n'abana. Turabaruta nge nawe. Akana wasagaremo nk'umwe. Ntago tubaruta ariko nyine n'abana. Wese umuntu ruta ntabari muri muna wawe. Niyo naba muruta amezi ni muri muna wanjye. Gusa nanone ntiwamwita umwana ari umugabo wenda aho nari nkabije. Ariko nyine ni muto kuri twebwe. Turamuruta mu myaka. Hanyuma banatandukanye no bita Niyongira Dani, we yaranabasezeye. Uyu ni umukinnyi bari baravanye muri Bugesera. Kabanda Serge amakuru menshi arambwira ko nawe batandukanye. Hanyuma kandi Gove we president abyitangarije ko Mark Gove atakiri umukinnyi wabo. Hanyuma ariko Gasogi iri gutegura igikorwa gikomeye cyane kizabera muri Serena, urumva buriya Gasogi nimwe makipe agira under 20 ikomeye, ikipe y'abatari imyaka 20 ikomeye. Ubivuzeho nuza kubivaho mu mwanya ngira ko mbivugaho ibyo bintu bya under 20 hari Zandani nari mfite ho gato. Ubwo nyine wabonye ko no ku munsi w'ejo bakinnye finali under 20 umukino wa nyuma batsinzwe kuvuga. Zandani zabereye ku kibuga batsinzwe nande ungeze zikomerezo zirangira wenda burana gakere komeza ndongera utundi ntacyo. Yego batsinzwe na Marine, ariko ndashaka kuvuga ko batsinzwe na Marine bingahe kuri penalty kimwe kuri kimwe bajya muri za penalty. Okay, reka tubinyuremo mu masegonda make wenda ntangemo details zihusemo mu masegonda make. Nabonye hari umusore yitwa Ntwari ko nakurikirana imikino y'abato waje kunyereza agatekste, ubwo tumushimire. Yavuze ati ejo Marine yarihoreye cyangwa se akoze revenge, batsinze kuri penalty 5 kurenye batsinda Gasogi. Umwana witwa Hategekimana bakunda kwita Mbappe niwe watsindiye Marine, yagize saison nziza kuva muri under 17 kugera muri under 20 kuko amaze kugira ibitego 17 mu marushanwa yombi, no kuvuga muri under 20 no muri under 17, aho mu bato yatsinze ibitego 11, aho muri under 17 yatsinze ibitego bitandatu, hanyuma aje muri under 20 atsinda ibitego 11, ubwo baye 17 muri competition ebyiri, right? Nibyo. Hanyuma uwatsindiye Gasogi yitwa Jedeo kuri penalty. Gasogi yabanje igitego, Gasogi yishyurwa mu minota ya nyuma. Umwaka ushize nibwo Gasogi na Marine nanone bahuriye kuri finale, gusa icyo gihe Gasogi niyo yatwaye igikombe, ubwo Marine yaje kuyigaranzura uyu mwaka. Ubwo no bafite abatoya bameze neza, congratulations kuri Marine, murera abana baza umupira vraiment. Ndetse no kuri president wa Gasogi Kensi, warabona ko ako nakazi ko gushimwa, kuko iyo tuvuga ngo umupira mu bana amakipa agahora biririmba, abaperezida bakirirwa babivuga ngereka ngaho umupira wacu pfira ngo ni mu bato, ariko se wowe ufite ikipe uwo kora iki? Niba dufite umuperezida ushaka kugeza ikipe kuri finale kabiri igatwara igikombe rimwe ubundi igatsindirwa kuri finale, vraiment Kensi hano izo ndabyo azihabwe, arazikwiye ko n'uyu mukinnyi wagiye muri APR Nduwayo Alexis yazamukiye mu ikipe y'abato ya Gasogi under 20 yamugurisha amafaranga menshi, ubucuruzi yamukozemo. Unarebye rero mu bana impamvu iki kintu tugoye kugifata oseriye, amakipe atangiye kubyumva ko bifite umumaro, kuko bamwe mu bafashije Kiyovu kutamanuka mu cyiciro cya kabiri harimo abana bagiye bazamura barimo ba Darcy. Hanyuma Gasogi yakuyemo Alex wamuvuze imugurishije muri APR, uwo ni umukinnyi uzi umupira. Abayobozi rero bagomba kubyongeramo imbaraga. Nabonye president federation yarahari atangaza ko mu byo agomba gukora, kuko yabirahiriye ngo ari ukuzamura umupira mu bato nubwo manda iri kurangira. Ati mwarabibonye ko aho twasanze amarushanwa y'abato adakinwa twarayazanye kandi tugerageza kongera ngabe menshi. Karekeza na Majete se muziyamamaza, ati nabyo bizatangazwa mu gihe kiri imbere. Ubwo nje uko mbireba n'ubundi president Munyantwari we aziyamaza birazwe, azanatorwa kambi confirm icyo nubwo ntabihagaze ijana ku ijana azanatorwa, wenda ese Joshua guhinduka, ariko we ese n'abazamwongereza niryo banga rikomeye urifite ku mutima president rwose, ariko aziyamaza kandi azatora. Ariko rero muri rusange iki cy'amarushanwa y'abato bagikoze ni ikintu yagerageje, nawe twakimushimira. Rega bana za Goreza zifite abato banda naziyano zagiye gusoza afande Mubaraka zari zateguye nabande n'aba legend, right? Izo afande Mubaraka yagiye gusoza competition z'abana yagiye gusoza, ntago muzibuka ni U17 yari U17 nizo yagiye gusoza. Yes, urumva ko icyo rwose twavuga ko at least
hari icyakozwe byarushaho kunozwa ariko akangaka perezida wa federasiyo at least yagakozeho rwose transfer se muri Gasogi navugaga rero kuri iki gikorwa Gasogi iri gutegura bayise graduation celebration ruvuga ni igikorwa kizabera muri Serena ariko ni igikorwa kirimo kuzamura abakinnyi bava mu bato ba Gasogi bagomba kujya muri Gasogi nkuru n'abakinnyi 10 beza beza ngo hari abakinnyi bazazamurwa mu ntera bakava muri equipe y'abato bakajya y'uyu mwaka w'imikino. Yego urakoze cyane tujye muri Rayon Sport twihute cyane Regan tugiye gusoza ikiganiro cyo kwa gatandatu yatunazemo sambaratika za Rayon Sport y'abana bita na official ubwo tugisohoka rwose sanga umuntu wazimuhaye rwose yaricaranye n'abantu ku meza gutya credit rwose transfer yavuze twasohotse nyuma y'isaha imwe zitazo announced official indabyo ndazikuye ntazo indabyo n'isaha y'abana kuko vuga batona twiza biraryoha pe kwamba nibaza ntabwo perezida tumaze gushima ukuntu babiyumva ntabwo nari kubirenza ingoye rwose kandi sinyatire eshatu zose twazitangaje byo nko mu saa 5 saa 7 abantu babona umuriro kurabaye hanyuma rero ahubwo tubwire reka twinjamo neza hari akantu gato nshaka kuvuga kuri Rwaka Claude urabizi ko bamwohereje mu ikipe bamusubije mu ikipe y'abagore ariko Rwaka yarambwiye ati never ntabwo nasubira gutoza ikipe y'abagore pe ngo yarabyanze ubu Rayon Sport nta mutoza tuzatoza abagore uhari Rwaka rero bavuze ngo azaguma muri staff ya Rotfi ubuyobozi icyo nashaka kuvuga president yari yarabimbwiye ntabwo nabivuga ntabizi ariko bari bamwoherejemo champion kirangira ngo asubire mu ukuntu byagenze okay ukuntu bimeze ngiye nyibwiriye ko ubuyobozi bwari bwamwijeje ko azaba ari muri staff ya afami ya Rotfi kandi president yarabimbwiye yaravuze ati ntabwo umuntu wamunofesha mu ikipe y'abagabo y'abusiniya umusubize mu bagore wari wamusubije mu bagore ninde nyine ko nawe wari wamusubije mu aho byagenze nuko afami ya Rotfi we yarabyanze yaravuze ngo nzizanira umwungiriza wanjye tuzadukorana kandi Rotfi ntabwo abakeneye abungiriza babiri ni umwe ubwo abandi bakaba ari bafite wa musaza yazanye Azuzu Rotfi ati abanyarwanda banyu baramvangira byiwe Rotfi amaze kubyanga rero ko azungirizwa na Rwaka nibwo basubije Rwaka mu kipe y'abagore ariko nawe aravuga ngo ntabwo nakongera gutoza abagore ubu rero Rwaka ari mu biganiro n'amakipe nka Rutsiro urumva n'indi kipe imwe nibuka neza ariko Rutsiro yo rwose ibiganiro bigeze kure afite ibyangombwa mwemerera gutoza division ya mbere mu bagabo yego yamaze gutandukana na Gatera burundu Rutsiro burundu biro official baratandukanye Gatera baratandukanye official baratandukanye bari gushaka umutoza tuganira na vice president Rutsiro yatuye Gatera gifite umwaka ngo akimara gutoza waka ariko bigaragara yuko inkuru y'urukundo rwabo rwose kubera kandi byaturutse hari kuri iriya saga ya match ngo ya 5 cyane so rwose batanye ariko Rwaka nawe n'umutoza mwiza wabafasha rwose kuri level ya makipe za Rutsiro Rwaka afite iyi license afite B yarya mu Rwanda yemererwa gutoza mu cyiciro cya mbere umutoza ubanzamo cyese agiye mu marushanwa nyafurika license yarya bemeje uniform Rwafa wicije amakipe oya beremewe kiretse amakipe azajya muri muri club licensing uranavuga ati turimo turashaka ufite A muduha amezi 3 ukagenda wicumacuma Ferwafa fase kwiba ifite ibibazo reka mu kwa 8 champion itangira abasifuzi batangira bakore majabu urebe ko uwo mwanya wo kwibuka ibyo muri license y'abatoza wabyibuka kuri kamarade Lorenza kuryamye rurakubwira ati nimbaga simaga urayemeza ntuyemeza nibuka n'abatoza nibuka n'ibivuga biturure ibyangombwa kudusubiza hahise makinze peace ko ibintu gahunda bari raporo ya komiseri Shabani yatoje amezi nka 3 ari umutoza wongiriza ibyangombwa gusa abantu batabikerensa kiba ari ingenzi nyine gushyiraho standard kandi mukayubaha kuko once nyine mutabigira serious niho hava n'icyo kintu cyuko nyine iyo karite ntitwayibona ibere tubaye tuvuze ngo erega abantu ko umupira tufata nk'ikintu comment dirais-je nk'ikintu mbese anyone yakora nkaho nta skills bisaba kandi sibyo ndaguha urugero rworoshye erega kugira ngo ni nkaho bavuga ujya hano ukuntu bisaba imbaraga nyinshi nko mu Rwanda kugira ngo wemererwe kuvura ku mudokiteri ubona imyaka biga ubona ibizamini uziko banza gukora umwaka wa stage mu bitaro bya leta ubona uburyo ari leta iba deploying bagategeka gukora leta imyaka 3 kwera imbaraga barabashohemo wenda ukabona kujya kwikora cyangwa kujya muri privé n'ibindi ujya wumva ukuntu nyine iyo sector ko bazi ko ifite agaciro ku buzima bw'abanyagihugu ujya ubona ukuntu leta iyitaho uziko igihugu kijya gifata n'umwanzuro kikazana n'abandi bantu ba expert bakaza gufasha abantu ariko muri siporo
nibo bantu niba ari uko wenda ariko ntekereza ko ari uko hatarimo gupfa wenda ubuzima bwazamo gupfa kuko umuntu uri buze kubyaza umudamu, umuntu uri buze kuvura umuntu urwaye harimo na risike zo gupfa, ariko kuko umupira ari enjoyment wa mugani, ariko sibyo abantu babifata nk'ibintu biri aho ariko ntabwo ari ibyo, ntibyatera imbere bidafite nyine standard, nyine amakriteriya yubahirizwa, ngo niba umutoza ari uyu agomba kuba yujuje ibi, ko twizeye kumenya afite ari butange mu bakinnyi bikazamura nivo yabo. Reka twizere yuko ubwo uyu mwaka wenda club licensing izashyiramo akabaraga. Ku bakinnyi rero, mu bakinnyi rero yatangaje kuwa gatandatu mu masaha y'i saa 7 hari uwitwa Tambwe Gruare cyangwa se Gruare. Tambwe Magruare cyangwa se Gruare. Dohere kuri uwo Tambwe Gruare ni umukinnyi w'umukongomani, sinzi umunyamakuru wampaye aza i Burundi. Aje i Burundi kako bizi neza ko abakinnyi b'abakongomani benshi ntibajya making it wenda kuri Premier Division y'iwabo, kubera ko ni n'igihugu kinini gifite n'amatara menshi, akenshi usanga bakunze guhita bigira nk'i Burundi. Gusa rubumba shaka bakure ntago ari nk'aha nyine kwa ba Bedi hano za Academy, ni Warriors Football Academy, Warriors Football Academy y'Irubumbashi. Yego y'Irubumbashi. Rero yaje nyine nk'umuntu uje gushaka ahantu yabona ikipe noneho akinira inamuhemba, niko kumurangira bamwe atari ko i Burundi haboneka amahirwe, aravuga ati okay reka nigendere, niko kugera i Burundi. Ageze yasinye muri Musongati. Muri Musongati umwaka wa mbere yatsinze ibitego 4 atanga assist 6, ubwo 2023-2024 urumva yagize uruhare mu bitego 10. Umwaka wa kabiri bamugira vice capitaine, nubwo yaje gusoza Cesar capitaine, akina ku 8 cyangwa 10, ubundi Donatille ni numero 8 ariko ngo ni 10 yarikina. None icyabaye umwaka wa kabiri ubwo ni 2024-2025 ubwo yatsinze ibitego 8 atanga assist 11 ariyo se zishize. Yatangiye ari vice capitaine ariko sezo yagiye kurangira capitaine wabo yaragize ikibazo ari capitaine. Uyu mukinnyi ubwo urumva Musongati abantu byumva ni ikipe ikomeye kubera ko yasoje ku mwanya wa kabiri muri champion iheruka. Izarasoka izasoka Musongati yego izajya muri confederation, yasoje ya kabiri, yasoje nyuma ya Aigle Noir niyo yegukanye igikombe. Aigle Noir yayishuraga amanota 10, 48 haka Burundi ikipe twara igikombe ifite amanota make 48 twara igikombe mu mikino 30. I Burundi ikibazo gikomeye cyane nacyo kibazo cy'abakinnyi bari kuvayo. I Burundi hari match fixing nyinshi ikabije. I Burundi hari match fixing ikabije, ari nacyo kintu abakinnyi bari kuva i Burundi muzabirebe muri no myaka bari kuza badakomeye pe. Gusa uyu musore kubarebera mu bitego n'ama-assist ntabwo bihagije. Ni naho mpamvu bavuga ati uyu musore twamwizera dute kavuye muri shampiyona y'u Burundi takivugwaho rumwe. Ako amagani by'amastatistike no kubyitondera. Hari umusore witwa Nduwimana Frank ukina muri Gorilla, yaje ari top scorer wa shampiyona y'Abarundi afite 18. Wakwibutse ba Arsene se umwe yigeze koza muri Rayon, wakwibutse se intare y'akanwa rwabwiga waje muri Gasogi baratsinze ibitego ibyo i Burundi ne bakubwira ngo yatsinze 20 na binga byo bigabanyamo 3 ubwo tubwo ni 7 byo mu Rwanda. Mu match fixing ari bitego umuntu abavundereza ko nta muzamuri. Ariko abamubonye i Burundi bavuga ko ari umukinnyi mwiza, kuko igipimo cya mbere gituma wakwemera ko ari umukinnyi mwiza yamagaye muri equipe nationale y'u Burundi senior, ahamagarwa muri equipe CHAN, banasezererwa na Uganda match ebyiri zombi yazikina. Kandi urumva kumuhamagara n'umunyamahanga kuma nationalite yageze bahita mu nationalite, hari icyo babonye rusha Abarundi nyine bari Burundi ushaka kuhagera 2:00 saa 9 ukaba ufite indangamuntu y'u Burundi. Ibintu byoroshye cyane no muri Kongo n'amadolari bari biroroshye cyane, ari amafaranga make. Rero icyabaye nuko abantu bavuze bati kuri izi statistike tutazitaho tukareba kuba igihugu cyaramukeneye kikamuha nationalite kikanamukoresha hari icyo yafasha. Rero yanamubonye ku mafaranga make pe. Rero yamubonye kuri miliyoni 10 za recruitment, banamuhemba 600,000 buri kwezi. Agent we Arno ni nawe yaje aba Pichu aba Bedi aba Kareb n'abandi bakinnyi benshi Abarundi banyuze hano. Rayon Sport yaramubwiye iti uyu mukinnyi wawe ko batubwiye ko mu Musongati yarige batindaga kubahemba akigumura nakine agateza saga, uyu muntu azadukoroga ko umurero urayise hari igihe rwose twikubita amezi 2 tudafite akanyenyeri bizagenda bite. Arabwira ati abakinnyi banjye ikintu cya mbere mbatoza ni ukwabwira ko hano muri Afurika hatari amafaranga, nkabasaba kwihanganira kondisiyo ekipe yabirimo
bo bagakina umupira kugira ngo babe beza tubone ukuntu tuva hano tukajya swate muri Azi cyangwa se mu bindi bihugu byo muri Afurika bifite amafaranga menshi. Uyu ni umukinnyi muto nge nzamwikontorora nzaba ndi kumwe nawe hano ibyo ntimubigireho ikibazo. So uyu mujene rero Arno yahise nga profita ahita ananabwira ubuyobozi bwa Reati ariko mwaretse na Abedi tukamusinyisha bikarangirira rimwe ko yarabwiraga ati nindamuka uyu mukinnyi mufasha nkamubakubitira wenda tuvuge ku 10 Abedi akajya ku 8 mufite umunyarwanda mwiza ukina 6 kuko Reyo ishobora kuzana rutonesha Hezbon turabigeraho mura mufite mediane nziza ikomeye yabafasha gusa Murera ngo ikagira ikibazo cy'amafaranga ya Abedi kuko Reyo mu bintu mwibuka Iberi bavuze ni bitatu. Icyambere nta mukinnyi yagomba kurokirita umunyamahanga amafaranga arengeje miliyoni 30. Iyo ni policy iriho ni ikintu bavuze kandi Abedi arabwira ati ni mu mpe 40. Icya kabiri baravuga turetse na rokiritoma Abedi n'umuntu yambwaga miliyoni 2 muri polisi abwira Reyo ati nimunsubize miliyoni 2 za polisi donc ibyo polisi yamaga ni mubimwe uko biri. Reyo ikavuga iti twihaye intego kugabanya payroll ikavuga kuri miliyoni 47 tukayimanura ikaza munsi ya miliyoni hafi 35. Niyo utangira guterekamo abantu ba miliyoni 2 se ubwo se ya gahunda yo kugabanya salary twihaye tuzayishobora. Icya gatatu Reyo avuga iti ko twaguze undi munyamahanga kuki tugira abakinnyi benshi ko dufite n'undi abandi ba mediateur twari dufite ese ko twaguze uyu Abedi twamuretse haracyari mu tuntu ariko Abedi muri Reyo probably abishobora gutuma ataza kuko baguze undi mukinnyi. So uwo mukinnyi mumumenye gutyo nibyo bye si byo se abandi rero harimo umusore witwa Rushema Chris waramugarutseho wari myugariro w'ikipe ya Mukura Victory Sport Loisir abantu bamenye cyane akina muri equipe ya Marine FC sore muremure muto detaye nkiza ba Saidi muri ka Saidi muri Reyo nibwo naheruka gitaye muri Reyo umunyarwanda Saidi yashimye muri Mukuru ariko nitaye imeze nk'iya Omar Nyingi imeze nk'iya Omar Nyingi agasore gato rwose ariko kare Rushema Chris nawe yarasinye. Rushema akantu kabaye nkaho gatungurana no kubona aje gusinyishwa na Antabiganiro nka agent karatunguranye cyane kuko abantu bari bazi yuko ari muri aba bantu bari kuzanwa na Hussein Bubuni ariko Reyo Sport yanze ntiyigeze posting ifoto irimo Anta nka agent ariko Anta rwose ifoto yari ifasha kunereza hanze naje kubona bamenye ko rero umwana yaganiye na Bubuni amugakoreye izamuha miliyoni 18 umwana arituriza none Bubuni we yatekerezaga ko ari umuhagarariye n'undi mutipe yabaye SG wa Mukura umunyamategeko bamwita ndura mutipe niyo buhungiro Fideli ari muri Ferwafa so bavuga yuko ari bo bari kumufasha nyuma bafaturiya umupeti we ngo ahita yibwirira Perezida Tadeta ariko abantu nubwo baza kumbwira ibiki n'ibiki njye mfite umuntu twemeranyije ko azampagararira witwa Anta niwe agent wanjye Anta rero abantu bagiye kubona banageze mu Rwanda bataje mu biki kumbe ifite abakinnyi be hari n'abakinnyi yambwiye bandi afite ntanyemerera nzabagarukaho. Rushema rero yaguzwe miliyoni 15 asinya imyaka 2 azahembwa 800 by'amanyarwanda buri kwezi naga contract keza pe kumukinnyi uvuye muri Mukuru yego. Reyo ntago yari ifite cash yamuhaye sheke azayirotira ejo guhera saa 4 yemerewe kujya kuri banki akarotira ejo kwa kabiri ariko nabwo arotira miliyoni 10 hanyuma 5 azazimuha hanyuma ya Rayon Day ntago zazira rimwe byo nicyo se nicyo kubaza kuri Murera wanareba nabi nyuma ya Rayon Day bakaguhita badaye wabikora wikize ko ari Murera ukazaregana no muri Ferwafa no muri FIFA barayireze cyageze ayifatira batakiyire umura murega mwayiretse ko yarayimenye yarayakiriye rero ugira ngo nizo zacu mvahita kubita ibihana kareka Murera ikozaho wabaza igihugu muri Ferwafa ati niki Rushema Chris mu defenseur central ngo byahamyaga ko ngo hagati ya Omar Nyingi na Sudianye umwe atazagaruka cyane nka Omar Nyingi Sudianye ni kapiteni Sudianye baramubashye bamujyanye ko Sudianye azaba ari kapiteni rwose mwiza cyane kumwe na Rushema rwose ngaje no kubanzamo buriya naje kumenya ko iyi transfer ya Rushema bayikoze nkuko bari bakoze iyahirwa Jean Dodier ruvuga ngo aba bana bazamukira mu maboko ya APR ubwo ndavuga mu ntare na Marine ntibikunde ko bajya muri APR bakavaho muri Marine bakajya mu yandi makipe ngo
ukuntu baba bifitemo ikintu cyo kuzahangana nayo byiteka cyo guhangana na APR baravuga ngo igihe Rushema azaba ari mu kibuga ari gukina na APR ubwo ni kuri derby umutima we n'iryo shyaka turarikeneye cyane urumva ikintu cyabitije imbaraga iyo ahubwo uvuga uti iyo bayihanganye nayo bituma noneho ubwo ibagura nabyo biza Rushema azaza yihangane nayo imyaka 2 ayiwaye izamunagamo sambaratika ihita imuse nyinshi uyu mungu wa Amerika rero papa yitwa Amerika no butare arazwi cyane umunyamupira ubwo rwose aje kubanza mu kipe Rayon Sport abafana bari Sport baragaragara kana ko mu biryo gusa mu mujyi undi Serumogo yahawe miliyoni 12 mu gihe cy'imyaka 2 azajya yembwa 800 by'amanyarwanda ibyo byose biri sealed nawe barabyemeranyije agomba kuhaguma ahubwo hagombaga no gusinya undi musore witwa Serumogo ni uzakina kuri kabiri ya Rayon Star. Hari undi mupeti wari wazanye na Anta nawe ahagarariye witwa Harerimana Rivaldo ugomba kumuza umusore muri Gasogi no muri izi competition ziri kubera hariya ku mumeneje ubundi yabaye man of the match oya buri gihe man of the match ameze neza mu winga w'imbaraga umeze nkaje ikipe akinamo ahora ari man of the match ni igipeti cy'ikibuga cyiza pe gifite imbaraga kimeze nkaje gifite imbaraga gifite force gifite amadribble y'ikizima ariko igihe bari bamaze kumvikana na president wa Murera naje kumenya zandani zikomeye cyane nango Anta yaraze ngo aramara gusinyisha Rushema ahita asinyisha na Rivaldo president wa Rayon rero yahamagawe n'abandi bantu muri Rayon aramwira tudakora ikosa ato mukinnyi ntago twese turi kumwemeranyaho banza witonde witwa Rivaldo atwara abandi bapeti babiri bari muri competition nawe uti ni bande rero hari umwana yitwa Olivier wa Marine afite imibare myiza cyane nawe n'umuwinga usaba Imana Olivier winga mwiza pe w'ikipe ya Marine baravuga ngo we afite imibare myiza kurusha Rivaldo ibyo bita statistique bitego n'ama assist hakaba n'undi mwana yitwa Ayman wa Etenseri bo banavuga ko ikijyanye na nibi twita ngo ni skills z'umuwinga amadribble amafente ikipase n'ibiki ngarabarusha bose Ayman rero kumusinyisha ngo ni itegeko ry'umutoza umutoza urabizwa ko n'abana bakiri bato yego ngo ni nawe ashaka yego none Rivaldo rero abandi bakaba bati ko afite imbaraga ari we muntu ujya kumera nkaje mwetse tugafata Rivaldo ukurikije nyine ukuntu championnat imeze ibigufu force n'ibiki afite imbaraga ntibagire ngo ni ikintu cy'igisore ariko afite baro kubera umuvuduko we n'imyitozo yakoze ni afite ibiro bikepe ariko arihuta cyane kandi afite n'amacenga menshi muri abo bana batatu rero nuko Ayman Olivier cyangwa Rivaldo umwe agomba gusinya muri Rayon nk'umuwinga akaza gusimbura Haji umwe agomba gusinya undi ugomba gusinya bari mu biganiro ni Rutonesha Hezbon Rutonesha bambwiye ko bagombaga kumusinyisha ariko ngo yarwaye ngicyo nakoze sinahamagaye Rutonesha kuko iyo muhamagara nk'umunyamakuru ntihari kuma makuru ariko yagose namanya kungirije se muri yaki ni petit frère ko buri abakinnyi bagira ibanga agapfa ko yagwaza ubwenge ahubwo nge natumye undi muntu tamwe ni mbariza Rutonesha ari he umumbarize niba arwaye Rutonesha abwira umuntu ati nibereye mu Bugesera nta nubwo ndwaye peti nta kibazo mfite ndimeze neza ariko assistant mu Bugesera assistant w'umunyamategeko musuhuza ikibazo cyabaye rero kikabiki Rutonesha hari ibiganiro na polisi FC kuko polisi nayo yasezereye ba Bedu byibuke igomba gushyira imbaraga mu bakinnyi b'Abanyarwanda yanagurishije pasi wagiye muri Nyamukandagira urimo nabyumva bakaba tikse kugira ngo nakabiganiro Anta reka tugakoreshe ariko ntacyo reka tukagura nakawe hano kugira rero ngo kugira ngo abe ajuwa n'iminsi balance areba offre nziza arimo aragura icyo bitigiye yumve offre ya polisi yumve ni ya Rayon agenda yiha iminsi areba bimprovinga namara kubona bose bamaze kugera ahandi batarenga hazari bati nibe binyavantage abone kujyayo so uyu mwana rero nawe Rayon yamubona kimwe nuko polisi byarangira ari yimutwaye bijyanye n'ubushobozi polisi iri kumuha 2020 Rayon Sport ikamuha 13 ariko we igitekerezo cye no kujya muri Rayon cyane ko nyira ari ikipe polisi yayibaye rero kutari gushaka nimero 3 Anta nawe ari kuyorohereza mu biga ari kwifasha mu biganiro icyo Anta we yasabaga kuri uyu mwana ni mu muhekenze kandi muzimuherera imwe kuko afite family serie cyane iri strict ku kintu nyine kijyanye na career bamugira inama yanze no gukina no mikino y'agaciro yarabyanze yarambwiye ati ntavunikiramo
ino ya Esperance noti y'agaciro Esperance tournament ati ntavunikiramo kandi ndi mu nzira zo kubona equipe so probably nawe ashobora kuza yarasoje muri gorira yarashoje pe bararangizanyije kabisa ubu ni free agent yagenda rero ko idashaka nimero 3 kandi hari Prince Musore niyo mukinnyi yasinyishije mbere ko numva itangiye kuzura se n'ubwo Musore 2-3 defense iruzuye mediane itangiye kuzura tujya muri aperi amasegonda make umuzamu waje ntago Rayon yanze kumusinyisha ngo azaca muri test ntago azaca muri test cyazo ifite ni amafaranga Dirisa Kuyate umuzamu ukomeye yarabwa ati ngende umuzamu ukomeye nta bintu byo kumpa amafaranga mu bipengeri aza bataravuganye nyine baravuganye ariko baramubwira ati reka tugutegere uze tuganire uri Nyarugenge noneho leta njya kumukubitanga rikango tuzagwengwa agasheke ngo ariko ni musinyishije n'uyambu yambere rimwe kandi umpe meza nicyo kibazo cya mbere ariko ngo bari uri avuye muri Canada n'uyu ngo yazanye na Afahami ya Iberi ibi mbibabwiye Mohamed Cheri na nubwo yamuzanye hari abayobozi batamukozwa babwira rotifi bati umuntu tutabonye turamukubita mu nzove iratangira imyitozo uyu munsi za 9 mu nzove tumuzane muri tize tumurebe icyumweru utadukoresha amakosa twagiye dusinyisha abantu tutabarebye tugasanga twinyuzemo ubwo rero hari abashobora guca muri test ariko hari umuyobozi wa Rayon wambwiye mwara guca muri test nawe ngo iki cyumweru bana ba mama tujya kuri Nyamukandagira Ruvuyanga ngo Reyiramanura intwaro y'umunyamahanga rutahizamu ni 9 ngo uzabuteye ubwoba bambwiye ati iyo niyo sambaratiki izabibaye mu mateka y'umuziki nyarwanda nako nayo umupira nyarwanda muziki haraba ikintu ati ni wa mwata kuzaburi kuri nivo ewana ya nyuma ariko se navuga umwata kwa miliyoni 30 Nyamukandagira ukozana ba miliyoni 80 baya rero nagwaye kwikompara na aperi rero iri kwibaka nka za Gasogi za Bugesera za Mukura zambaye za Itweretse rwose traje tujye muri aperi ndumva wa undi wantutse Rayon rwose tuyimuhaye abire exciting cyane rero sport muri iki ari umwata kababajije turi refera kuri Taifa ntacyo bitwaye nabonye rero kurekura Zandane mwataka wuhe mwataka bavuze muri Ghana nabonye Taifa ari cyo yabivuzeho turamwireferaho ntacyo muri aperi se Ruvuyanga impamvu muze Taifa nuko yango mujombe igikwasi ndebe ko yabomoka agira icyo avuga kanyaho kuko hajya ubwa general akakwemera kuvuga Taifa no se general yambuje kuvuga bomoka rero bomoka bimeze bitumwa takarari nta muhungu icyo uzanzanira Kigali afande nasabe Ruvuyanga uburenganzira Ruvuyanga uravana utubwira mwataka arahari nta aramuvuga nta kibazo Taifa reka rero twireferaho brand we general yamuhaye ganyumvira sera kubwira Ruvuyanga wazatubwa buri minsi biri ngasinye yewe na makuru mfite ahitavuga ngo endi yenye mfite nayatanga sera ko nashoboye kuvuga ikintu cya peri cy'igihugu nagutukanga cya kigo cyo kuri YouTube kamwisi cyohe kanigire muri mention n'imfura cyane cyego cyagabije aya mata yiti matera za Rwanda form nizo nabarangira mwagura ubundi mukajya muryamaho rwose kuko zirahendutse kandi ziraramba yewe harimo nizivura ikibazo cy'umugongo wowe hasura iduka rya Rwanda form rihagarara uruganda rwa Rwanda form cyangwa amagara 0782730661 ubundi ryamire kuri Rwanda form hanyuma Gorilla Games nayo turi kumwe mu by'ukuri abantu bakomeje nyine kurya amafaranga ya World Cup Bonanza kanya baraza kudutamo jackpot y'ikimweru se na za show for Gorilla Games amafaranga menshi cyane ibintu byose nibyo nibajyemo ku kanyenyeri 878 urwego hanyuma baranyure kuri eshatu akadomo gorillagames.com babashe gutega ku mikino y'igikombe cy'isi cy'amaklub yego muri aperi rero muri aperi n'ubundi na aperi FC ku ivuko nge niyo makuru mfite ibyaba mwataka muri yanyuremo ntacyo ku ivuko rero dedere n'uyu munsi rore dedere n'uyu munsi ubwo kugeza saa 6 z'ijoro ubatiriyandikishije ibirora azabyumva mu nkuru tuyimubwira uyu munsi umuntu aradakanza akanyenyeri ngo yandikishe ntabwo azajya mu birori bya aperi ku ivuko ko ntibashaka umuntu uzajya kubanduriza ifoto umusozo n'uyu munsi ugomba kujya impamvu ari umusozo w'uyu munsi hari umushoboka ati nzajya hari uzamagarika se ntibazemera ko ujyayo utambaye umwambaro w'impuzankano wa club gukanda akanyenyeri ukagura umwambaro nibyo biguhatikeho kujyayo deadline nirangira utaragura umwambaro ntuzemererwa kujyayo ni ibintu by'ingabo ntabwo uzajya guca mu dusaka ngo urageramo oya hazaba harinzwe hameze neza
ntuzateze akavuyo. nese ko deadline yari uyu munsi nagura tike yanjye nte kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 wandika imibare ngiye kukubwira. kode ni iyi 17 20 29 9 17 20 29 mbibutse imyambaro igurwa. hari agapira ka t-shirt kagura 5,000 ukongeraho 5 byo kurya ni 10,000. kategori ya kabiri Lacoste 18,000 ukongera 5,000 byo kurya bikaba 23. kategori ya gatatu ari nayo ya nyuma ishati y'amaboko maremare nziza cyane y'umweru y'ibihumbi 50 ukongera 5 byo kurya 55 ukabifunga neza ukabyohereza kuri iyo kode. muri iyi minsi biri imbere muraza kumenya uko muzafata imyenda yanyu tujye ku murindi ku ivuko rya pe. ndabona amatici avuga yuko nk'imyitozo rero yego yabinyandikiye nibyo. hanyuma ubwo ibindi Taifa mugenzi wacu tumukotinge yavuze ati ntabwo uriya mwataka w'umunyagana wavuzwe atari mu biganiro na APR ntago bihari. ati APR ntago izagurira mwataka wo muri Ghana witwa Stephen amankono niba ari amankin. ati uyu mukinnyi ntago APR mu biganiro nawe probably APR ushobora kuzazana undi mwataka ariko nimero 9 bagomba kugurwa byanze bikunze. ubwo rero abantu gahunda tuzahora ni ku itariki enye z'ukwa karindwi ku murindi w'intwari abagura tike kode niyo 17 29 17 amazina hanyuma amazina niga kwa Francis wishyuraho umunsi mwiza tukazahurira mbashimire mwese mukomeze mugire umunsi mwiza reka twumva amakuru ageze kuri saa 5.